Yes, reka mbahe ikaze rero mwese mukurikiye TV10 mukunda ikiganiro 10 Tonight mudahwema kutwereka ko mukunda cyane cyane amakuru ya sinema cyangwa se sinema muri rusange. Iyo mucyumvira nanga rero muhita mumenya ko ari Paul winjiye muri studio ko ubu tugiye kuganira kuri sinema gusa. Uyu munsi rero tubafitiye amakuru menshi agiye atandukanye yaba hano mu Rwanda yaba no hanze y'u Rwanda. Tubafitiye amatora yabayeho muri Rwanda Film Federation ariko mu buryo bwa ku ruhande rw'amahuriro. Ihuriro rero ry'abanditsi rikaba ryarakoze amatora atora abayobozi bashyashya bazayobora mu myaka 5 iri imbere, no kuvuga ngo kuva uyu munsi kugera mu myaka 5 iri imbere. Ibyo turi buze kubigarukaho, turi buze kujya ndetse no ku nkuru yavuzwe cyane y'amakimbirane ari hagati ya Rocky ndetse na Rocky Kirabiranya, wo muzi nka Rocky Kirabiranya ndetse na Igwe Media, ndetse turi buze kujya no hanze y'u Rwanda tuvuge ku makuru yagiye acicikana menshi ari hanze y'u Rwanda. Turi buze no kugaruka no kuri filime zagiye zisohoka muri iki cyumweru. Ibyo byose muri buze kubisanga muri iki kiganiro muri 10 Tonight, ikiganiro igice cy'amakuru ya sinema. Gusa mbere yuko twinjira mu makuru arambuye, reka tubanze turebe iyi trailer yitwa Army of Thieves. Ni spin-off ya filime ya Army of the Dead. Army of the Dead ni filime mwabonye muri benshi mwaranayikunze, ku byo tugenda tubona ku makomenti tugenda tubona benshi mwarayikunze. Iyi rero akaba ari filime yakozwe ari nka spin-off yayo, yerekana imwe muri karakteri zigaragara muri Army of the Dead, none bakayikorera story yayo y'ubujura, bari umujura n'ubundi. So reka tubanze turebe trailer y'iyi filime, turagaruka mu kanya turambura amakuru yacu. Ludwig Dieter, we've been watching you. And we want to recruit you. You're familiar with the outbreak in America? The one turning people into flesh-eating monsters? Yes, I heard something about it. The world's distracted. This window of opportunity isn't just our only chance, it's yours. My only chance? For what? A life less ordinary. Guns? We have guns. This is about becoming legends. Any questions? No. Yes, many. Hundreds. Yes, iyo rero akaba ari Army of Thieves. Ni trailer ya filime nababwiraga nayo iri hafi kuza, iri hafi gusohoka. Murabona ko amafilime ari kugenda aba menshi, nubwo nyamuneka twagiye duhura n'ibizazane n'icyorezo cya COVID cyagiye kitatworohera muri uruganda rwa sinema ndetse no mu zindi nganda nyinshi z'imyidagaduro. Ariko murabona ko byibura ubuzima burimo buragenda bugaruka, abantu barimo baragenda bakora filime nziza turi kugenda dukunda turi benshi. Ariko mbere yuko ntangira amakuru yacu, ntago nakwirengagiza kubanza kwihanganisha umuryango wa Joshua tuzi twese nka Jay Polly, umuryango we w'amaraso ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange, ku bakunzi ba Jay Polly, ku bamukundaga, ku bakunzi be bari hanze y'igihugu. Ndabizi ko ari benshi. Ku munsi w'ejo iyi nkuru yinje nahamagawe n'abantu benshi cyane batuye mu bihugu byo hanze y'u Rwanda, hirya cyane y'imipaka, hirya cyane y'amazi, bambwira uburyo iyi nkuru yiriwe ku maradiyo yabo, cyane cyane mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkuru yiriwe ku maradiyo yabo ndetse yiriwe no mu makuru yagiye atambuka, abantu berekana akababaro bagize batewe n'urupfu rwa Jay Polly cyangwa se Joshua. Reka rero tubihanganishe mwese abakundaga Jay Polly, tubihanganishe kandi umuryango nyarwanda wakundaga hip hop. Turabizi ko yari umwami kandi umwami akwiye respect. Reka rero tumwifurize uruhuko ridashira kandi dukomeze twihanganisha umuryango we. Rero twihuse cyane duhite tugaruka mu makuru yacu ya sinema. Nkuko twabibabwiye, uyu munsi turi buze kuganira twibanda cyane ku bintu byagiye biranga iki cyumweru gihise.
ku makuru yacu abanza hariho amatora yabaye muri Rwanda Film Federation cyangwa se mu rugaga rwa sinema, ariko akaba adatora abayobozi b'urugaga rwa sinema, ahubwo akaba atora abayobozi ba rimwe mu mahuriro agize urugaga rwa sinema cyangwa se union igize urugaga rwa sinema ariyo y'abanditsi. Aya matora rero akaba yarabaye ndetse bikaza kurangira uwari usanzwe n'ubundi ari umuyobozi w'iri huriro Aaron Niyomwungeri akaba ari nawe wongeye kugirirwa icyizere cyo kongera kuyobora iri huriro mu myaka 5 iri imbere. Aaron Niyomwungeri tumufite kuri telefone, turaza kumuvugisha nibidukundira kuri technique turaza kumuvugisha. Niba ariho reka tumuvugishe. Aaron, uratwumva neza? Hello Aaron, uratwumva neza? Yego, twagira ngo tubanze tuguhe felicitation, tukwifuriza ishya n'ihirwe mu mirimo bongeye kukugiriramo icyizere bakagutora, ariko nagira ngo noneho ubanze wibwira abanyarwanda Aaron Niyomwungeri, utubwire ni muntu ki, ubundi tuze kugaruka wenda ku matora yabayeho nyuma yaho. Aaron, wari umaze igihe n'ubundi uyobora iri huriro ry'abanditsi. Ikibazo cyanjye cya mbere kirabaza, wenda mbere yuko twinjira mu matora uko yagenze, ikibazo cya mbere cyanjye kirabaza, ese ubona buriya nkeka ko wenda kwiyamamaza cyangwa kongera kwiyamamaza wenda inshuro imwe ni kimwe, ariko kongera kwiyamamaza cyangwa se kongera kuyobora, nkeka ko hariho niba nabyita nk'imbogamizi cyangwa se hariho uburyo wenda waragiye ubona ibintu bimwe na bimwe biruhanyije mu kuyobora abantu benshi bagiye batandukanye. Noneho wowe inspiration wayikuye he yo kongera kuvuga uti okay, ndumva nkifite nanjye imbaraga cyangwa se ndumva nkifitiye icyizere cyo kuba nakomeza kuyobora iri huriro ry'abanditsi? igitekerezo cyaguzwe n'abanyamuryango bitewe n'aho urugendo bari bugeze mu kubaka iterambere ry'abantu. Rero ntabwo nari mfite gahunda muri rusange yo kwiyamamaza, ahubwo nuko abanyamuryango bavuze bati bitewe n'ibyo tumaze gukora cyangwa se ibiri guteganya gukora, dushobora kongera kugira icyizere kikakwamamaza. Rero igihe cyose muri gukora n'itsinda cyangwa gukorera hamwe, ntabwo abantu ibigo 50 bashobora kuvuga bati tugira icyizere dushobora kongera kugutora, bavuga babataba n'inama. Rero navuga yuko ari ibintu nabyakiriye kuko rwari urugendo ndetse n'aho ari kubaka muri rusange. Ubwo ndavuga ngo nta kundi bintu ndabyishimiye. Kote y'uburyo amatora yagenze, ese mu matora harimo abandi bantu, kubera ko uko mbyibuka yari nk'inama y'abanditsi, nkeka ko yari nabibonetsemo abanditsi benshi cyane, ariko biza kurangira habayemo n'amatora. Ese muri ayo matora harimo n'abandi mwari mwiyamamazanyije, harimo abo mwari muhanganye, cyangwa se baravuze bati kubera ko ari weho dufitiye icyizere bitewe n'uko twabonye uburyo watuyoboye wenda mu myaka ishize, reka bari weho twongera dushyireho? Byari bimeze gute mu matora? hari abandi birimo biyamamaje bakuru batatu, nanjye urumva twari batatu, babyanga bifite hagombaga gukora amatora warabaye, nza kugira amajwi menshi. Nkurikirwa n'uwari witwaga Vugabaga Prosper, nawe waje kugirirwa icyizere ku mwanya wa visi perezida, ubu niwe waje gutorerwa kuba visi perezida nyuma. Rero yari amatora kuri buri cyiciro hagendaga haboneka nyine abakontesi. Rero yari inama nk'uko wari ubivuze, wari uzi gusoza manda y'imyaka 5 hatangwa ibyakozwe muri icyo gihe. Niho rero abanyamuryango benshi barebaga bakavuga bati mu iterambere ryacu bimaze kugerwaho,
nabundi dushobora guhita tubirekera gusa ahubwo dushobora kongeramo izindi mbaraga kuko ari komite nyobozi n'indi makomite gukorwa hagiye hagaragara n'amazina aremereye karekezi bagiye n'ukwezi wayoboraga federasiyo ni amakomite n'ubundi aje gufasha wa komite nyobozi kugira ngo urwego rw'ubwanditsi mu Rwanda bufate indi ntera kuko kwandika niyo mubyeyi wa filime abanditsi batanditse neza nta filime nziza tuzabona rero niyo mpamvu twagerageje gushaka ni gute dushobora kugira na komite noneho afite imbaraga afite ubumenyi kugira ngo noneho twongere imbaraga mu bwanditsi bwa filime kugira ngo dutangire kubona noneho filime muri rusange kuko bizi hatariho abanditsi nta filime kuko filime ibaho kuko banditse rero ntekereza yuko harimo kompetisiyo amatora akaba nyine nk'uko aba ariko muri rusange nyine cyari kizigambiriwe kugira ngo haboneke amaraso mashya haboneke imbaraga nshya zo kugira ngo uru ruganda cyangwa se ubu bwanditsi bugire aho buva n'aho bujya. Okay, iyo uvuze ngo dushyiremo imbaraga mu bwanditsi cyangwa se ngo guteza imbere ubwanditsi ubwo mpita nibaza ese ibyo bintu bikorwa bite kubera ko buri muntu aba afite script wenda yanditse ku giti cye aba afite uburyo yandika ku giti cye na Aaron akaba ari umwanditsi ku giti cye ariko noneho akaba ahagarariye abanditsi noneho iyo uvuze ngo dushyiremo imbaraga mu bwanditsi ubwo uburi buze kujya ku buri muntu wandika ukamubwira ngo bandika batya muri buze gukoresha amahugurwa se yo guhugura abantu ese hari umuntu uramutse afite script hari ikindi kintu mumufasha se cyangwa ubwo nagira ngo usobanurire kuri iryo jambo gushyiramo imbaraga mu bwanditsi urakoze bikunda urwego rumwe ibindi bijya rero nuko abantu bari mu ihuriro baba batandukanyije ubushobozi hari ababa bari ku rwego mpuzamahanga nk'abo twavuga ba Bori Karekezi bagaragaye muri komite nshyashya watowe ni abantu bamaze kuzamura ibendera ry'igihugu ku rwego mpuzamahanga ariko haracyari n'abandi bakiri hasi rero iyo tuvuze gushyira imbaraga mu bwanditsi ni ukongera ubumenyi experience master ukamenya ngo abaporodiusa mpuzamahanga bakunda ibiki iyo tugiye kwandika bizagenda gute ikindi nacyo gisa naho cyatangiye kubaho dushaka kuzashyiramo imbaraga ni uburyo bwo gufashanya muri consultance atari akaba wandika script aho kugira ngo ahite yikoresha abashyira bagenzi be babangire bamwongerera ibitekerezo kugira ngo bayivure bamucaho ingingo ku buryo ujya gusohoka kabisa yarebwe n'abantu batandukanye bahanye na ibyo akabikora nicyo cyiza nyine cyo n'ihuriro cyo kuba muri asosiyasiyo icyo gihe utakiri gukora wonyine ariko ntabwo ntabwo kimwe no kuwapare no kuyihundi kugira ngo basome bane ibitekerezo rero uko igihangano kirushaho gushyirwaho imbaraga n'abandi bantu batandukanye byanga bikunda hari ireme cyongera kiruta byabo ndetse no kwandika n'ibyo nyine nkabishyira hanze. Okay, wenda tuzagira umwanya uhagije wenda tube twanagutumira kuri muri studio utuganirize neza n'ibyo mufasha abanditsi n'uburyo wenda iyo system tubwiye ishobora gukorwamo ibyo musaba abanditsi n'ibyo abanditsi wenda bashobora kuba babakeneyeho nabo n'ubufasha mushobora kuba mwabaha ariko uyu munsi twari tugwamagaye gusa kugira ngo tukwifurize ishya n'ihirwe kuri iyo mirimo utangiye tukwifurize amahirwe masa kuri iyo mirimo utangiye kandi nkuko wari umaze igihe ubikora ndakeka ko atari imirimo izakugora cyane cyangwa se izagutonda bitewe nuko itazakubera mishyashya so ubwo nagira ngo wenda nanjye nkwifurize kuzagira imirimo myiza kandi mvuga nti nizere ko ntashidikanya ko abanyarwanda abanditsi bo muri uru ruganda bari mu maboko mazima. ndabashimira ntabwo shidikanya Rwanda gusomba nimba hari n'andi ari nava gutora cyangwa pasabwa ari nava kujya bakifuza ko tukirangi rwa kabiri tukiruva yuko ari ibyo tuzageraho twese dufatanyije n'abanditsi ndetse namwe mu itangazamakuru muvuga mu kubanditsi kuko dukeneye yuko uru ruganda rwacu rwa filime nyine abantu bamenye ko ari ibintu nyine byiza nzandika neza kuko nabonye nahugurwa nzandika neza kuko nagize experience zindi kandi ibyo kugira ngo abantu babimenye nyine bari hirya no hino mu itangazamakuru rero namwe ndabashimiye cyane kandi tubivuza ko igihe cyose muzadukenera tuzaboneka kugira ngo dufashanye gusangira ibitekerezo kuko numva na benshi ibitekerezo bigora benshi
akenshi hari abagwaga bavuga bati ntibikugwa ariko ubu mu ntara hari kuboneka abanditsi bari kwandika neza urumva rero byose byoroshwa n'abandi ba komunikasiyo kandi itangazamakuru bagatanga abakozi. Ngushimire Aroni niyo mungeri. Uyu rero akaba ari Aroni niyo mungeri, akaba ari nawe watorewe kuzayobora imyaka 5 urugaga wihuriro ry'abanditsi riri mu rugaga rwa sinema hano mu Rwanda. Reka amakuru yacu dite dukomeza twihuta tugaruka ku nkuru yari imaze igihe muri minsi, actually ni inkuru navuga ngo imaze imyaka ariko itutumbye muri iki cyumweru. Ni inkuru ya Rocky Kirabiranya, ukunze kwitwa Rocky Kirabiranya, ariko amakuru amazina ye ya nyayo turaza kuyabona mu kanya, yitwa Mark. Ubwo turaza kuyabona amazina ye mu kanya. Uyu mugabo rero akaba avugwaho amakimbirane na company yakoreraga yitwaga Igwe Media. Ntabwo mvuga wenda ko yayikoreraga mu buryo bw'uko yari umukozi wayo, ariko bari bafitanye amasezerano kuri filime yiswe Maître Nzovu. Iyi filime mukaba mwarayimenye cyane nko ku ma episode nk'8 yayo, ariko hakaba haragiye hazamo amakimbirane n'ubundi tukaba twigeze no kujya tubivugaho tuvuga atari ko harimo amakimbirane hagati y'impande ebyiri, ariko kubera ko amakuru ntago bari bakayatangaza yose uko yabaye, ubwo n'ubushakashatsi twabaga twakoze. Uyu munsi rero dufite amakuru arenze kuyo twari twababwiye yerekana uburyo uyu mugabo Rocky ashobora kuba atarubahirije amasezerano yagiranye na Igwe Media, akaba ndetse banamushinja ko agomba kubishyura amafaranga menshi cyane atagira ingano agera muri miliyoni 6 n'ibindi bintu, kubera ko yabatereye umwanya ndetse ntiyanubahiriza amasezerano bari baragiranye, bitewe nuko bamuhaye gusobanura Maître Nzovu ariko asobanuramo nkeya kandi bari baramuhaye amafaranga ya avance, nayo mafaranga ya avance ntiyayakoresha ngo asobanure filime bari bumvikanye, wenda biza gukomeza nyuma. Reka tubanze turebe icyo uhagarariye Igwe Media bivugaho, turagaruka mu kanya tunonosora gake. Nitwa Ndayishimiye Mable, akaba ari njye wahoze ndi manager wa company yitwa Igwe Media, akaba twakoraga filime bita Maître Nzovu, dukora filime n'izindi filime zari zitandukanye. Twe twarahemukiwe, umushinga nyine uza guferinga, birangira nyine company bwayo iburi wirengero, kubera ko atari amakosa yacu twebwe nk'ubuyobozi, ahubwo ari amakosa y'abantu twagiye dukorana nabo bagiye baduhemukira. Kuva kuri ubu noneho ndashaka kubasangiza inkuru y'ukuntu twahemukiwe n'Uwizeyimana Mark, ariwe Rocky. Impamvu z'Uwizeyimana Mark ni uko muri contract twasinyanye yitwa Uwizeyimana Mark, ariko ubusanzwe we avuga ko yitwa Uwizeye Mark. Sinzi nimba ngira ama I2 kubera ko agira nimero 2, nimero 1 yanditseho Uwizeye Mark, indi ikaba yanditseho Uwizeyimana Mark. Yes, nyine abafite nimero ze bana bireba nyine tu, ariko contract kabifite iro ID nyine nk'ibisanzwe, akaba nyine abandi bugene nshishamo amafoto muri audio ndi gutanga kugira banerekane ko byo ndi kuvuga ari ukuri. Tuba dusanye contract yari notified yagiye kwa noteri, akaba ari contract twagiranye ku itariki 18 z'ukwa kabiri ubwo muri uno mwaka. Ni kuvuga ngo twe twavuganye ko azajya akora filime imwe mu cyumweru ariyo Maître Nzovu. Filime imwe twatwaye igiciro cy'50. Ni kuvuga twabwa mbere dugitangira yaravuze ati muhanze mu 500, none 500 muhanze mu bimerezi, none muzajya mugenda muyakura ku twaduci nyine nzajya managiye nakoze. Ubwo twaduwanye na filime 10. Kuzo ta 10 nibwo twamuhaye 500. Turangije nyine turasinyana birarangira, turangije nyine tujya gukora filime bisanzwe. Twaragiye dukora filime, dukora ama episode 4 ararangira. None ikintu cyabayeho nuko ngiye ubwite namwigiraho mushyira filime ku itariki 27 z'ukwa kabiri, kandi mu masezerano twari dutunye nuko filime kimugera yagomba kujya mara amasaha 12 filime arangije kuyikora. Ariko ngiye mwigereyeho nuko namugezeho amushyikiriza filime, wanyine mwatigeza ko aza kubayaza byane muri contract ko amasaha 12 filime agomba kuba yarangije. Ibyo rero ntago byabaye.
ibyo ntabwo byabaye, narategereje nkajya muhamagara ambwira ati filime ndaje nyikore, filime ndaje nyigwe, filime ndaje nyikore, itagiye kugeza nazanamo ngo filime nyine ngo yabaye mbi, kandi urumva mu masezerano twajyanye ntabwo harimo kuvuga ngo filime ngo ni mbi, akazi ke kari kugira ngo asobanure filime gusa nyine birangire, nuko gahunda zari zimeze. Ariko nyine atangira nzana ngo filime ngo ni mbi, kandi mu by'ukuri mu masezerano twajyanye ibyo byari birimo. Habayeho gutyo muramuhamagara, njya nawe nonyanga kujya yitaba, filime bayifate wagerayo ukayibura, ubundi nakwitabe. Umve ko filime ubwo ya mbere yayiduhaye ariko tubanje kumwandikira urupapuro bimumenyesha ko ari kwica inshingano nyine kandi afite contract. Urwo rupapuro rukaba urupapuro twashyikirije umudugudu bite n'ahantu yari atuye, umudugudu akaba ari urumugezaho. Yes, bati Uwizeyimana Mark uzwi cyane nka Rocky Kirabiranya ati ntabwo yabashije kubahiriza amasezerano twagiranye, twamuhaye 500,000 byose mwabyumviye muri ayo mashusho tuberetse ndetse n'amajwi. Ati hari amafaranga twamuhaye ndetse hari n'ibyo yatugombaga, ariko ibyo ntabwo yabikoze. Akaba ari ikibazo cyanatangiye hashize igihe kirekire cyane, kubera ko niba mubyibuka neza iyi filime ya Maître Nzovu yakoze nka episode enye, ariko izo episode nk'enye cyangwa 3 za mbere zari comedy gusa hatarazamo action n'ibindi. Biza kurangira hagizwe igitekerezo cyo kuvuga ngo ese ni gute twayisobanuza, twayishyira mu basobanuza kugira ngo wenda turebe ko twabona abantu benshi bayikunda, kubera ko wenda abantu benshi bakunza filime zisobanuye. So nibwo rero hafashwe umwanzuro wo kuba iyi filime bayiha Rocky, ndetse nawe arabyemera, asinya amasezerano nk'uko mwakomeje kubyibonera, asinya amasezerano. Ariko biza kurangira noneho ayo masezerano atabashije kuyubahiriza, kubera ko yagomba kujya asobanurira 50,000 filime imwe, ariko hacamo igihe kirekire hatarazamo izindi filime, ndetse naho zisohokeye hasohoka wenda nka 4 kugera kuri 6 simbyibuka neza, ariko hariho izagezaho ziradindira, ndetse haza kuzamo n'amakimbirane. Icyo gihe amakipe abiri aratandukana, yaba hazamo ekipe twakwita nka Maître Nzovu, hazamo na ekipe twakwita abapampe. Icyo gihe uwayoboraga filime ya Maître Nzovu ari we Amzos, byaje kurangira atagikorana na Igwe Media, biza kurangira agiye ku ruhande rwe rwa yise ngo ni X Nation, atangira gukora filime yitwaga Abapampe. Bano bavuga ko Igwe Media bavuga ko nayo iyo filime y'Abapampe actually yateje ikibazo bitewe nuko ngo harimo karakteri zavuye muri Maître Nzovu batwaye bakajyana mu Bapampe. Bakavuga bati nizasigaye nka Maître Nzovu ndetse no bitaga n'abandi bantu nka babiri harimo ngo n'Ikivejuru, bavuze ko zasigaye kubera ko abo ngabo batatu bavuze bari ku mushahara wa Igwe Media, bahembwaga ku kwezi, batakoraga nk'aba freelancers, bahembwaga na Igwe Media. Ariko abandi abitwaga Abapampe bose muri iyo filime ya Maître Nzovu bose bahembwaga ku mushahara wa Kabyizi, reka bari ko mbyita. Baza kurangira bajyanye na X Nation cyangwa se bajyanye na Amzosi, biza ndetse no gukomereza kuri muri iyo X Nation bakora Abapampe. Ariko nyuma yaho baza kuvuga ko ngo habayeho ikintu kimeze nko kwiyunga cyangwa se ubwumvikane, baza gusinyana andi masezerano mashyashya, ndetse uyu nguyu yakomeza avuga ko banababwiye bati turabemerera mukore episode isoza Abapampe ubundi mugaruke muri Maître Nzovu. Ariko ibyo nabyo bishobora kuba bitarakozwe, kuko we anasoza avuga ko n'abari bategereje Maître Nzovu itagishoboka ko yakorwa, ndetse akavuga ko igihombo Igwe Media yagitewe n'aba bagabo. Nubwo rero avuga ko ibi byose wenda icyabateye kuba nabo bahagarika kuba bakora Abapampe, avuga ko ari ukubera ko izo karakteri bashakaga ko bajya no mu rukiko bakavuga ko babatwaye karakteri zabo cyangwa se babibye karakteri zabo. Reka tubanze twumve irindi nshuro imwe, turagaruka tukomeza n'amakuru yacu. Kubera byabayeho kubera ko project yacu n'ubundi twascript amascript bya twifitiye ama copyright, ndetse n'izina Nzovu turifitiye copyright. Babonye ko tuzabarega, nibwo bice ubwabo bagakuringa down akavuga ati habeho kunegosia
twe twakumvikana ukuvuga ngo twasa nkaho twatujya muri process yo kuvuga ngo twe twaregana akora ko basiga nkaho bakoresheje ama character names yari ayacu twatafite copyright ugashyiraho abo nayo za Nzovu bashire bashitani yari amazina twe nyine dufite muri script yacu twane dufite copyright abonye ko twe turi buze kubarega bibiri buze kuba bibi nibwo bemeye ko bakoringa down then abapampe tuvuga ko ihagaze gusa agomba kuba episode imwe agomba guclosinga ira filime yabo ariko nawe ntabwo asohotse kuko impamvu zabo tutazi tudashaka no kwinjiramo. Yes, ati n'impamvu amakimbirane twari tubaye nk'abayashesha icyo gihe nk'abayasesa icyo gihe tukagerageza kugira ubundi bwumvikane ati nuko twababwiraga ko karakteri bari gukoresha mu bapampe ari izacu ati kandi ko tuzifitiye copyright. Ariko hano noneho umuntu ashobora kwibaza nanone hakazamo ikibazo, yego niba aya masezerano atarubahirijwe Rocky cyangwa se Uwizeyimana Mark afite amakosa nibyo cyangwa se afite uburyo atabikoze nabi, nubwo we tutaramenya kugera uyu munsi uruhande rwe ahagarariyeho, wenda nawe nitumara kumenya uruhande rwe ahagarariyeho ashobora kuzadusobanura akatubwira uko bimeze cyangwa se akatubwira nawe nyine uruhande rwe tukumva aho byapfiriye. Gusa kugeza uyu munsi niba atarubahirije amasezerano bari bagiranye na Igwe Media, icyo cyo cyaba ari ikibazo. Ariko nanone Igwe Media kuvuga ngo ifite copyright y'amazina yakoresheje muri Maître Nzovu, kandi amazina menshi na amazina yagiye akoreshwa mu zindi filime, icyo nacyo nshobora kukibonamo ikibazo kuko nka Nzovu tumuzi muri Kanyombya yitwa Nzovu n'ubundi, wenda icyo bongeyeho yari Maître. So nuvuga ngo niba wenda ibyo bishobora kuba byahita bihindura karakteri, wari Nzovu akaba Maître Nzovu, ndetse bakaba banamwakira copyright, bakaba bamwakira uburenganzira, mbese iyo karakteri iryo zina rikaba irya Igwe, ibyo nta kibazo ndi kubibonamo. Ariko mu mazina tubwiye harimo na Ashire ndetse na Shitani. Ashire ubwe ni izina rye bwite, yitwa Bugingo Ashire, ni izina rye bwite. Ntago ndi kumva uburyo Igwe Media yajya gufata copyright ku izina ry'umuntu bwite, kavuga ngo iyi ni karakteri yacu kandi barakoresheje izina rye bwite yiswe n'ababyeyi bakajya no kurifatira copyright. Icyo nacyo gishobora kuba ikibazo ku bantu bakurikiranye runo ruganda rwa sinema wenda no mu myaka yatambutse. Mu bihumbi 2014 hasohotse filime yitwaga icyo gihe yasohotse 2015 ariko ndumva yarakozwe 2014. Hasohotse filime yitwaga Deruza, yanditswe n'uwitwa Jean Paul Muhindo. Jean Paul niwe wayanditse. Ubu ngubu Muhindo Jean Paul arimo arakora indi yitwa The Mask, ku bantu wenda bari kureba The Mask. Uwo wanditse The Mask ni nawe wanditse Deruza icyo gihe 2014. Iyo filime ya Deruza nibwo aya masura yaba Ashire ndetse na Shitani yagaragaye muri filime bwa mbere, ari nabwo iryo zina Shitani yari hawe muri iyo filime kuko yakinaga yitwa Shitani nyine muri iyo filime yitwaga Deruza icyo gihe muri 2014 nubwo yasohotse 2015. So nukuvuga ngo uyu kina yitwa Shitani ubusanzwe yitwa Gaspari Ukwizagira, niba ntibeshye Ukwizagira Gaspari, ariko akaba yarakinnye yitwa Shitani muri iyo filime ya Deruza y'icyo gihe. Ariko iryo zina kubera ko filime yakunzwe, iryo zina biza kugeraho riba stack riramufata ku buryo no muri quartier n'ahantu hose no mu buzima busanzwe bari batangiye kujya bamwita Shitani nk'uko musanzwe mubimenyereye hano mu Rwanda. Iyo umuntu yakinnye filime akayimenyekanaho izina rye yakinnyemo, nk'uyu munsi Kanyombya turacyamwita Kanyombya, hariho n'abatazi izina rye rya nyaryo. So uyu musore nawe rero niho iryo zina Shitani yarikuye, biza kurangira anaryiswe mu buzima busanzwe, banamurokirita muri Maître Nzovu yitwa Shitani, iryo zina banarikoresha muri Maître Nzovu. Noneho iyo Igwe ivuze ngo ayo mazina ngo bayafitiye copyrights kandi ayo mazina nabo barayakuye mu yandi mafilime, icyo nacyo cyaba ari ikibazo. Gusa ntago ari byo ndi gushaka kwibandaho cyane, gusa no kugira ngo dusesengure twumve ngo okay, niba Rocky Kirabiranya cyangwa se Uwizeyimana Mark, kuko yose ni amazina ye, hari aya nyayo nayo yiyita y'umwuga, niba atarubahirije amasezerano yari afitanye na Igwe Media, icyo cyaba ari ikibazo.
wenda bashaka uburyo babyumvikana niba ari kuko amategeko y'u Rwanda yemera ko abantu baramutse bumvikanye ikintu atari ngombwa ko bajya wenda mu rukiko, byananirana wenda hakaba hakoreshwa ubundi buryo. Ariko na Igwe nkayisaba ko icyo kintu yagikosora cyo kuvuga ngo yafashe amazina abantu basanganywe harimo n'amazina abantu biswe n'ababyeyi iyafatira copyrights. Icyo nacyo cyaba ari ikibazo, ubwo nabo icyo kintu baza kukigaho bakareba niba cyakosoka, niba koko ari byo ko ayo mazina baba barayafatiye copyrights. Reka duhite twihuta rero tuve kuri iyo nkuru tujye ku nkuru yari imenyekanye mu mpera z'iki cyumweru. Inkuru abantu benshi babazaga batari ko famille ya Frere na Jeannette bundi bimeze bite ko ko nta kintu baradutangariza, se byagenze bite, bihaye nk'umwaka cyangwa ikindi gihe kugira ngo babanze bakore, bazatubwira nyuma. Gusa baje kudutungura, badutunguza video, bakora itangazo rivuga ko barimo baritegura umwana cyangwa se ko Jeannette nyine Frere anako Bahavu Jeannette atwite kugera uyu munsi. So ayo ni amakuru rero kuri bo bari bishimiye, ndetse nkeka ko natwe twakwishimira tukabaha n'impundu. Urumva ntabwo batubwiye wenda ngo umwana tuzamubona ryari cyangwa se bizagenda gute, ariko reka tubanze turebe gatoya uburyo iri tangazo baritanze, turagaruka dukomeza n'amakuru yacu. By the way, twabazaniye announcements inkuru nziza kuri famille yacu. Ni inkuru nziza twashimye ne kwibabwira kubera muri umuryango wacu ubu nyine babandi bahora badusengera banatubaza abaduhamagara ese maze igihe abavandimwe nta kiraba Frere nta kintu aribwira. So ariko guys, hano umugambi w'Imana ntabwo ari uwacu. Imana niyigena ikavuga ati kino gihe ko nitanga umwana, nitanga urubyaro kandi nitanga igihe ishakiye. So rero inkuru twafitiye twanse kuvyihererana mu makomentari avuga ngo Bahavu ngo batwite muri plank, ngo Frere ngo kirazira gukora plank, ngo umugore twite kandi batabizi, ariko abagore bazi kureba. Babawe narumiwe. Ese mwabonye gute guys? Hari abantu nukuri umunsi wa mbere dupostinga video bitagenda kugaragara bitaranagaragara cyagiye nkari yindi twakoze twambaye imipira y'umuhondo ni ya orange cyane, ya orange sinibuka, birashoboka turi kuvuga bya bindi byo ma écouteur nyine ngo uvuze mbiki ibintu nk'ibi. Wumvaga abantu muri comment barabivuze, ndavuga gute sinumva abantu babizi gute ngo tugiye muri shop sasa ya shopping sasa abantu ngo nayibonye babonye kuba batwite am like tuzabona ka bebe ngo ka Frere gatoyi ka junior. So guys rero umva ni inkuru ituzanye no munsi ugatubabwire ko ibyishimo ko Imana yaduhaye ibyishimo mu muryango, Imana yaduhaye umugisha. Imana yashimye ko hari umuntu canka abantu bazoza ku isi baciye muri uyu bavuye iwanje bagaca muri uyu bavuye iwanje buriya simbi. Iki ni ikibazo ko ari gukubita umuntu ufite umubebe. Yes, aba rero iyi ni famille ikunze kuryoshya cyane. Iri tangazo bakaba baritanze bakoresheje imbuga nkoranyambaga zabo na YouTube channel zabo bakunze kuganiriraho n'abafana babo, bakaba bavuga bati nyamuneka na amakuru tutashaka kwihererana, twashaka gusangira n'umuryango mugari wose udukunda. Ati uyu munsi turashaka kubamenyesha ko Imana yaduhaye umugisha, ikavuga ko hari umuntu uzava muri uyu cyangwa se abantu bazava muri uyu bagaca muri uyu ubundi ngaye nguko. Ubwo rero bashyizeho na challenge ku muntu uzafombora mbese igitsina cy'umwana aho bazabyara
ubwo abantu abafana babo nababwira iki mugende mu bateringa mu bitugu mubabwire muti twebwe turabona ko bishobora kuzagenda gutya cyangwa se wenda bashobora no kuzabyara impanga bakazajya batwereka Kami na Keza bakiri batoya nta wamenya. So amakuru yacu rero mbere yuko tujya hanze y'u Rwanda reka tubanze turebe iyi trailer ntoya ya filime yitwa Red Notice. Ni trailer nayo yaraye isohotse muri izi mpera z'iki cyumweru, akaba ari filime actually abantu bari bategereje imaze igihe iri mu ikorwa. Reka tubanze turebe iyi trailer yayo, turagaruka mu kanya tuvuga n'amakuru yo hanze. Special Agent John Hartley, FBI. Been tracking your scores for a while now. Every city, every heist. Now that you've been tagged with red notices, you've become the world's most wanted criminals. And I'm the only one who can bring you in. Where'd you get that jacket? It's a statement piece. Somewhere there's a very nude cow whispering, worth it. Looking for something specific or just browsing? You're under arrest. Oh my God, read the room. Girls will keep the secret. You wanna arrest me? So long the boys making noise. Arrest me. I just want the egg. Yeah. Help me catch her, and I will help you. Teamwork. Direct, you know we get that. Team. It feels weird in my mouth. Hello, boys. How's it going with your partner in crime? We're work wives. We're not work wives. Sister wives. We're not any kind of wives. We both know that this whole thing is going to end with you in handcuffs. Promises. Know you heard about me, right? Bye, Agent John Hartley. Live and direct, you know we get that. Yes, iyo rero akaba ari Red Notice, nayo akaba ari filime iri karibu iteganyijwe gusohoka vuba cyane. Akaba ari filime ku bwanjye jewe bitewe n'uburyo ndo trailer isa buryo ireba ukibona amazina arimo uhita uvuga utoke kabisa hano hazaka umuriro. So reka rero amakuru yacu twihuse tuhite tuyakomereza hanze y'u Rwanda tujye mu gihugu cya Amerika, aho hari kuvugwa ko umugore witwa Kali Kuoko yarangije kwaka gatana n'umugabo we, ariko iyi gatanya ikaba n'ubundi itarimo iravugwaho byinshi bitewe nuko aba bantu bari bafite niba nabyita urushako ruri unique cyangwa se hari n'abashobora kubyita bizarre, ariko ntabwo ari ryo jambo ngiye nshaka gukoresha kubera ko ni ibyabo bibareba gusa. Iyi couple yari maze imyaka 3 iri mariye cyangwa se ibana, mbese ari umugabo n'umugore, ariko muri iyo myaka 3 yose bakaba batarigeze babana, bakaba baratangiye kubana ejo bundi mu minsi mike ya covid mu mpera z'uyu mwaka ni nkako navuga. Akaba aribwo batangiye kubana. Muri iyo myaka 3 yose bari umugore n'umugabo, umwe yabaga iwe n'undi akabiwe, bakajya basurana nyine nk'abashyitsi nkuko n'abandi bose basurana, bakajya basurana, umwe agatahiwe n'undi agatahiwe, bakavuga bati twebwe nibyo bitunezeza kuba tutari kumwe buri munsi, bituma
tutamenyerana reka biri ko mbivuga bituma tutamenyerana nyine ngo umwe abe yakwinjira mu buzima bw'undi umwe akajya muri gahunda z'undi akajya muri gahunda ze ariko byaje kurangira muri karantine yabo ya nyuma yabayeho akaba aribwo bavuze batari ko reka turebe wa mugani ko n'ubundi turi muri karantine ko no kugenda bitari gukunda neza ngo mbe najya kureba umugabo cyangwa umugabo abe yaza kundeba biza kurangira babanye kuri mu rugo rumwe noneho ariko urumva ko bitarambye kubera ko muri iki cyumweru nibwo kari koko yaje kwaka gatanya avuga ati turacyakundana turacyubahana ndetse turasaba n'itangazamakuru kutwubaha ntibatubaze ibibazo byinshi batari ko icyo twabonye nuko kubana kwacu byatangiye gutuma nka vision zacu cyangwa se intumbero zacu zimera nk'izigiye ku mpande tukabyibagirwa so twatse rero gatanya kugira ngo buri muntu akomeze gahunda ziwe urukundo rwacu ruracyahari ndetse turanubahana ariko ntago byatuma ibyo ngibyo dukomeza kubana kubera ko umwe akunda undi cyangwa undi yubaha undi ibyo bishobora kuzakorwa ikindi gihe cyabyo so mu makuru kandi navuga wenda yo hanze uyu mugore ku bantu batamuzi yakinnye muri filime yitwa The Big Bang Theory akina muri akina mu filime yagiye atandukana ariko abantu benshi bamenye muri seri nyine yitwaga The Big Bang Theory akaba ari seri ya sitcom yabayeho yarangiye umwaka ushize niba ntibeshye yarangiriye kuri sezo ya 12 yakunzwe n'abantu benshi cyane badafite ingano mu makuru rero turi gusoza tubamenyeshe ko amafilime menshi yarategerejwe yarangije kugera hanze harimo La Casa de Papel cyangwa se iyo abenshi bakunze kwita The Money Heist ikaba yarasohotse ku itariki 3 z'uku kwezi twatangiye ikaba iri hanze nyine wayishaka yayibona ndetse na Shang-Chi tumaze igihe tuyibabwira Shang-Chi nayo ikaba yarangije kugera mu masine wayishaka nawe yayibona gusa sinarangiza ntababwiye ko iyo Shang-Chi nayo yasohotse ku itariki 3 z'ukwa 9 kimwe ndetse na Money Heist cyangwa se Casa de la Papel ndetse sinarangiza ntababwiye ko na Paro n'inshuti ze twari tumaze igihe tubabwira nayo yasohotse kuri iyo tariki nyine itariki 3 z'ukwa 9 nayo ikaba iri hanze ukaba wayishaka kuri YouTube channel ya Yellow TV ukaba wakwirebera nawe ndetse ikajya isohoka buri wa gatanu wa buri cyumweru reka mbasigiremo trailer ya Paro n'inshuti ze jewe nitwa Paro ubagezaho amakuru ya sinema nakagaruka mugira amaro y'Imana Baloo is not down. Stop saying that. Hey, Nana. Harja, how Boyfriend wa Norase? I think he's cute. Oh, thank you, baby. Studio ya Paru Productions ifatanyije na Dream Day Studio ibazaniye Paru n'inshuti ze. Yewe nitwa Paru tubareke. Tu? Paru? Mufitiye inkuru ntabwo ndibasha kuguhembera umunsi. Oh hell no. Amafaranga nsigaranye kuri konti ntiyanashyira ketchup ku ifiriti. Firigo ntakirimo. Akabati ntakirimo. Musubi bimaze iki kugira urufunguzo rwo mu nzu kwa Paru. Mu gihe ntacyo kurya kirimo. Nta mwana wacu azajya kwiga. Really? Yeah. Bahita the little pussy. The what? The little pussy. What? Urumva uri kuvuga? Yeah, ahubwo uri kubyumva. Subiraho twumve. The little pussy. Wait a minute. That doesn't sound right. Oh, le poussé. Oh yeah. That's what I say, right? No. Urukundo. Oh, baby, that's fantastic right there. Wowe wibuka reka ajya guhoramo gake. I love you. I love you too, honey. Ubushuti. Kari akazi nubwo katampemba menshi ariko byibura kamfasha kuba muri Kigali kamfasha kwishyura inzu n'ibindi byose. Ikindi ntabwo nshobora kukavaho ntafite kandi kazi nahita njyaho kandi ntabwo kansigira umwanya uhagije wo kujya gushaka kandi kazi. Ikindi kintu mugomba kwikura mu mutwe nuko Nowera sinshobora kumureka cyangwa kumuheba uko byagenda kose. I will fight for her or die for her. First of all, Nowera nta mafaranga yawe akeneye. Ahembwa menshi kukurusha. Icya kabiri, Nowera arabizi ko uciriritse. Ashatse kwisohokana yakwisohokana cyangwa se nawe akakuremera akagusohokana. Ngiye rero inama nakugira
ko washyira umupira hasi agatangira kujya kuremera. So uyu mwanya rero mufashe kugira ngo dushimire umukobwa Nowela nk'uko mwese mumuzi. Uyu mwaka yarakoze cyane mu gihe cya lockdown niwe washishikarije abandi bakozi gukoresha internet kugira ngo dukomeze dukore nk'uko mwese mwabibonye. Hari impano rero namuteganyirije twamugize umukozi w'umwaka. Amakimbirane. Boy, are you crazy? Kuza Nowela ari kuvuga ukamuca mu ijambo aneza ukamfata nk'uwibye wowe cyangwa warasaza. Paro ibintu byo kuza unyurira ngo nta boyfriend mfite maje kubirambirwa. Ninda kubwe ngo ntumugire. Just don't ruin my baby's day. Shut up. Kugira umu boyfriend se no mushinga. Paro man, kuki udashaka ngusura? Okay, Oliver, ntubifate nabi ntabwo ari wewe nyine gusa ndashaka gusura n'abantu bose nta muntu ushaka kubona no. All right? But I'm your friend. Hey, Jesus is my friend. You don't see me ask him to visit.